abemera ko ijambo ry'Imana ari ukuri ni muvuge ngo haleluya. Koma ku rutugu rw'umuntu mwicaye mubwire ngo gusenga k'umukiranutsi, gusenga kwawe niba ukiranirwa gusenga kwawe kuzagira umumaro mwinshi nusengana umwete. Umva ingorane rero, abantu barabipa bakagira ngo basenze, bahindutse ababiperi. Ndagushimye Imana ko abanya nanjye kuva mu gitondo kugeza amasaha ijoro ryose mwamurane nanjye mu izina rya Yesu. Noneho akaba yanasinzira amen, akayivuga vuga ngo baba we. Mu gitondo akabyuka vuba na vuba, Mana ndagushimye ko waranye nanjye ijoro, uyu munsi wose ubane nanjye, ungire neza Mana mu izina rya Yesu, amen. Iryo ntaho ritandukaniye nenda kuramutsa Mariya uje inema, ntaho bitandukaniye. Yesu yavuze ko umuntu w'umutangizi, umva aho ruzingiye. Yesu ashimwe cyane. Abantu twabanye mu iteraniro rirangiye mu mwanya, abo twabanye muri iryo teraniro nibavuge ngo haleluya. Abaje muri iri ngiri nabo nibavuge ngo haleluya. Yesu ashimwe. Nitwa Pasteur KAYITARE Jean Baptiste, ndaturuka i Kabarondo mu karere ka Kayonza, muri paruwasi ya Kabarondo niho mbarizwa. Ndashima Imana ko inyemereye kongera kuboneka hano SEGEEM mu rusengero rwa ADEPR. Mushumba wanjye n'inshuti yanjye cyane, kandi numwe mu bashumba b'inshuti mfite hano muri Kigali. Yesu ashimwe. Namwemereye ko igihe cyose azajya ambwira mfite umwanya, ntarapanze ahandi, kuko umushumba agira gahunda, ntago nakica izindi gahunda. Ariko igihe cyose yambwira ntafite ahandi nateguye, ntago nzabura kuza. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugoroba ntago ndi buvuga amagambo menshi, ndavuga amagambo make ahereranye n'umumaro w'amasengesho. Dusome Yakobo igice cya 5, turasoma umurongo wa 16. Yakobo 5 turasoma umurongo wa 16. Umuntu usoma neza adufashe gusoma. Kwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Murashaka ko nzahumuka ubwo njya guhagarara hano hataritegura umuntu w'umusomeri cyangwa reka nsome. Yego. 5 umurongo wa 16 haranditswe ngo mwaturiya n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Amen. Nongeye gushima izina ryawe rikomeye Data, gushimiye ko ngiye kunyemera guhagarara imbere y'umukumbi wawe. Ndasabye ngo Mwuka Wera abe aha hantu, kandi ijambo ryawe rikora imirimo ikomeye mu mitima y'abaryumva, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusomye ijambo rikomeye cyane birenze uko abantu babyumva n'uko babitekereza. Kandi nubwo ari ijambo rirerire, ntabwo ndi burivugeho, ndavuga agace gato karyo. Ndavuga ku mumaro wo gusengana umwete. Amen. Ijambo ry'Imana ritangiye rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Murabizi ko ari impamvu eshatu zituma Imana isubiza amasengesho. Iya mbere no gusenga ukiranuka, iya kabiri no gusenga wizeye, iya gatatu no gusaba ibintu, no gusaba nk'uko Imana ishaka, gusaba utayishije irari ryawe. Ayo masengesho Imana irayasubiza. Hanyuma gusenga rero, abakristo abo twari kumwe mu iteraniro ryarangiye, nabigishije amagambo akomeye yo kuva ku rwego rwo hasi abantu bakagera ku rundi rwego, aho Imana ikorera, ivugira, yigaragariza. Yesu ashimwe cyane. Ariko ni gute
aho hantu tuhagera. Bibiliya iravuze ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabane kugira ngo mukizwe, ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Urumva ni ugusenga kwandi ngo kugira umumaro ungana uti. Iyo bigenze biti mu yindi mvugo, turabizi nyine ko Imana yumva amasengesho y'abakiranutsi kandi igasubiza amasengesho y'abakiranutsi, ariko bigira umumaro mwinshi. Amen, haleluya. Bigira umumaro mwinshi iyo umukiranutsi asenganye umwete. Ni ukuvuga ko kuba uri umukiranutsi gusa ntabwo bihagije kugira ngo amasengesho yawe agire umumaro mwinshi. Ashobora kugira umumaro ariko utari mwinshi. Kandi abantu bose mu buzima no mu buzima busanzwe bifuza ko ibintu bakora bigira umumaro ndetse mwinshi. Nta mucuruzi n'umwe ucuruza adashaka kuba umucuruzi ukomeye. Nta muntu wiga adashaka kuba umunyabwenge. Bariya bakinnyi b'imipira bose bifuza kuba ibihangange. Abayobozi b'ibihugu bifuza ko ibihugu byabo bikomera. Abayobozi b'amatorero bifuza ko amatorero yabo akomera akaguka. Hanyuma umumaro mwinshi ni ikintu gikenewe ku muntu wese. Yesu ashimwe. Hanyuma niba Bibiliya ivuze ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko iyo asenganye umwete. Yesu ashimwe cyane. Gusenga ni umurimo. Gusenga ntabwo ari impano. Maze iminsi nkora amahugurwa muri paruwasi yacu, tugira ibyiciro by'abinginzi. No mu itorero ryacu harimo minisiteri y'abinginzi, sibyo? Ariko mbabazi, abatari abinginzi muri abaki? Mbariza umuntu mucaye uti niba utari umwinginzi ubwo uri umuki? Mumbariza ariko wamutinye. Noneho ibaze wowe, niba ntari umwinginzi ndi umuki? Ashwe. Abaririmbyi bose bagombye kuba abaririmbyi b'abinginzi. Abashumba bose bagombye kuba abashumba b'abinginzi. Abantu bose bo mu itorero ry'umwuka bose bagombye kuba ari abinginzi, babikura ku mushumba mukuru wacu Yesu Kristo. Nawe yari umwinginzi kandi yari Imana. Ku manywa yirirwaga asenga, ku manywa yirirwaga yigisha, nijoro akarara ku musozi asenga. Haleluya, haleluya. Niba rero Yesu yarasengaga kandi yari Imana, ni ukuvuga ko twebwe dukwiye gusenga cyane. Amen. Tugombye kuba abinginzi twese. Niba utari umwinginzi, ndagira ngo ubwire ko byarakurangiranye, byarakunaniye. Uyu munsi utangire kwinginga. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Abantu basengana umwete ni abinginzi, nibo basengana umwete. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ingorane iriho rero, abakristo, ntabwo nshaka kuvuga ADEPR, abapantekote bose. Abapantekote burya ntimuzajya buri mu bapantekote mwenyine. Hari n'andi matorero ya gipantekotiste. Ariko abapantekote bose baba ari abo mu Rwanda, muri Afurika no mu Burayi, bose bagira ikibazo kimwe. Bakunda ibintu bita ibyumba by'amasengesho. Kenshi ntabwo biba ari ibyumba by'amasengesho.
ibintu bita ibyumba by'amasengesho kenshi ntibiba ari ibyumba by'amasengesho. Haba mu butayu, ntago buriya butayu rwose ntacyo bwari butwaye, ariko abantu bajya mu butayu akenshi ntibaba bagiye gusenga, n'abajya mu byumba by'amasengesho ntibaba bagiye gusenga. Umva ibintu bikorwa mu byumba by'amasengesho: ni uguhanura, ni ukurondora. Umubare munini nibyo bibajyanayo, nibyo bijyanayo abantu, nibyo bijyana abantu mu butayu. Zakanyarira nibyo bibajyana mu butayu. Ubutayu bwa Zakanyarira sinjya mbasha kubujyamo kubera ikibazo cy'amaso, ndeba burya najyayo, ariko ubwo kwa Masasu bw'ubusirimu mbujyamo. Kwa Masasu uragenda ugaparika imodoka ku muhanda, akazamuka gato, hanyuma nkagenda ngafata agakeka n'umuntu dusengana, umuntu ufitanye twa Bosco no dukunda gusengana, tukajya munsi y'igiti twenyine, tugapfukama tugasenga, bukagoroba tugataha. Abandi nabo bakirirwa hepfo amagurupe bijyaniye abahanuzi, birava umva kwivuze, iguhaye visa, bigenze bitya, guhaye umugabo meze itya, batise bari nagiye gusenga. Mujye muvuga ko bari bagiye guhanuza, ariko bivuga ngo bari bagiye gusenga. None se koko wasenze? Koko mwasenze? Iyo abantu umva turabanyamwuka, impano z'Imana turazemera, twemera ko ubuhanuzi buriho, twemera ko Umwuka Wera ahishura, ariko hari ibintu, amen, genza umuntu yabaga yahuye n'ibibazo, w'umukire kandi yabaga yahuye n'ibibazo, agatumira abahanuzi, abamuhangika, abamupfunyikira amazi, abamuhanurira iby'ukuri, abavuga ngo yavuze itavuze, bakirirwa muri ibyo. Ibyo rero ntabwo Bibiliya, umva uko Bibiliya ivuze, ntabwo ivuze ngo guhanura ngo kugira umumaro mwinshi iyo umuhanuzi ahanuranye umwete. Nta nubwo ivuze ngo kuririmba bigira umumaro mwinshi iyo umuntu aririmbanye umwete. Nta nubwo no kuba umushumba bigira umumaro mwinshi iyo umuntu ashumbanye umwete. Ahubwo Bibiliya iravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Haleluya. Nabwiye umushumba ngo ndigishe iminota 30, sinzi ko biri bunkundire, kanigishe gusa dusenge, hanyuma nzasengera abarwayi ejo n'abafite ibyifuzo. Amina. Haleluya. Reka mvugeho akanya gatoya. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Imana, Abashinwa baravuze ngo aho kugira ngo uhe umuntu ifi ngo wamwigisha kuyiroba. Bwira umuntu umucaje ngo Pasteur Kayitare ashaka kukwigisha kwirobera ifi. Noneho kugezaho, amen, uzamenya ko Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, El Shaddai, Elohim, Jehova Nisi, Adonai, Jehova Shama, Jehova Shalom ari Imana yawe, kandi ufite uburenganzira bwo gusaba ugahabwa, bwo gushaka ukabona, bwo gukomanga ugakingurirwa, kubera ko Bibiliya ni Yesu wabivuze. Abazi ko Yesu atabeshya nibavuge ngo haleluya. Yaravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ngo kubera ko nde umuntu wese ushatse, usabye ahabwa, ushatse abona, ukomanze ku rugi akingurirwa. Hari umuntu ushaka kuvuza ibintu byiza imbere yanjye hano, avuze ngo ariko se wa mugani. Mbwira umuntu umucanye ngo ariko se wa mugani. Byapfiriye. Niko byapfiriye. Usaba byapfiriye. Ntabwo mwabikoze. None se Yesu yarabeshye? Yaravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kubera ko umuntu wese, ntago ari umushumba wese, ntago ari umwarimu wese, iyo bavuga abashumba bonyine mwe ntimwaba murimo. Ni umuntu, si umugabo gusa, si umugore wenyine, si umushumba wenyine, ni umuntu wese. Umuntu uzi ko ari umuntu wese muri iri teraniro navuge ngo haleluya.
rambura amaboko uvuge ngo nanjye ndabyemerewe, nanjye ubwo burenganzira ndabufite bwo gusaba ngahabwa, gushaka nkabona, gukomanga ku rugi ngakingurirwa. Mu rurimi rw'ikigiriki iri jambo baryita zeteo na eteo. Haravuga ngo ubwo Bibiliya tuvuga ngo musabe muzahabwa, ikigiriki kiravuga ngo musabe kugeza muhawe, mushake kugeza mubonye, mukomange kugeza mukinguriwe. Mfite umuhungu wanjye yitwa Mugisha, iyo bagakomanga ku gipangu twamenyaga ko ari Mugisha. Yarazaga agakomanga, abari mu gikari bakabyumva, abasinzira bagakanguka, agakomeza agakomanga kugeza mumukinguriye. Mfite abuzukuru nabo babiri, iyo bavuye muri gardiyeni nabo bakomanga nka Mugisha, mitamenya ngo abahungu banje baje mwihute mujye kubakingurira. Barakomanga kugeza bakinguriwe. Bwira umuntu mwicaranye ngo nawe ujye ukomanga nka Mugisha kugeza ukinguriwe, usabe kugeza uhawe, ukomange kugeza ukinguriwe, ushake kugeza ubonye. Gusenga k'umukiranutsi, haleluya, kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Hari abigisha baguye bananiwe gusenga, usanga bavuga ngo nukuri ibyo abantu bakora, ngo bariya n'imburamukoro. Sha barakubeshya, kirisa utasenze. Uwasenze nyabyo ni akazi. Nusojye ngo hari akandi nkora, nta kandi kazi nkora jewe, nta n'umushahara ngira jewe, nta n'ubwo ADEPR impemba, nta n'undi muntu mpemba. Jewe ndasenga kandi ndiho, ndarya, ndambara, ndanywa, amasengesho musa. Gusenga k'umukiranutsi, abemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana nimuvuge ngo haleluya. Abemera ko ijambo ry'Imana ari ukuri nimuvuge ngo haleluya. Koma ku rutugu rw'umuntu mwicaye mubwire ngo gusenga k'umukiranutsi, gusenga kwawe niba ukiranirwa, gusenga kwawe kuzagira umumaro mwinshi mwinshi nusengana umwete. Umva ingorane rero, abantu barabipa bakagira ngo basenze, bahindutse ababiperi. Ndagushimye Imana ko abanyanange kuva mu gitondo kugeza amasaha ijoro ryose mwamurane nanjye mu izina rya Yesu. Noneho akaba yanasinzira, amen, akayivuga vuga ngo baba we. Mu gitondo akabyuka vuba na vuba, Mana ndagushimye ko waranye nanjye iri joro, uyu munsi wose ubane nanjye, ungire neza Mana mu izina rya Yesu, amen. Iryo ntaho ritandukaniye nandakuramutsa Mariya uje inema, ntaho bitandukaniye. Yesu yavuze ko umuntu w'umutangizi, umva aho ruzingiye, umuntu w'umutangizi ukiri ku rwego rwo hasi mu gusenga akwiye kumara nibura igihe asenze isaha imwe. Ndavuga ibyo Bibiliya ivuga. Yaravuze ngo munaniwe kubana amaso nanjye nibura omwe nibura isaha imwe. Vuga ngo amabura n'amaburaburizo nibura isaha imwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Nibura isaha. Umuntu ugitangira kuba bwira umuntu mwicaranye ngo kuva none akira umwuka wo gusengana umwete mu izina rya Yesu. Kandi irukana abadayimoni babuza abantu gusenga, ndirukana imyuka mibi ibuza abantu gusengana umwete mu izina rya Yesu. Ifate gutyo uvuge ngo yewe uti burya nicyo nazize, nicyo wazize, ntago wasenganye umwete. Waragiye birirwa baguhanurira ngo mvuye gusenga. Jewe rero nkunda kubwira abakristo b'iwacu n'abashumba n'abakozi b'Imana, muzaze mbigishe gusenga. Ngira icyumba cyanjye cy'amasengesho. Iyo mbivuze rero abantu ngo pastor icyo cyumba kiba ryari, nikiba buri munsi. Ngo nzaze se ntashwe, nta muntu njya nsengana nawe, nsenga njyenyine. Ndanyijyamo nkagikinga. Muri iyi minsi Imana yangiriye neza, noneho
mfite ikiriho na dushe na toilette. Byavuye mu masengesho, nkapfukama amasaha menshi, biva mu gusenga. None abaririmbyi baza baririmba indirimbo ivuga ngo barabatuwe. Noneho nkibaza, ese Mana yanjye, iyi korali yitwa ngo iki? Impanda. Ariko impanda ni ya kera. Impanda kuva na kera, muri za 2002 hano habaga korali yitwa impanda. Amen. Impanda muri bangaye? Impanda muri nka bangaye? Ariko mureke mbabaze n'ukuri kw'Imana, impanda buriya kuko biriya bintu mwavuga murabyumva? Ashwi. Ariko mwe ni mubyumva. Oya, igipimo cyemeza ko mutabyumva. Reba ubwo bugira, ureba ukuntu uhora wumva nyine ibintu bigushikamiye kandi butwara batuwe, turamuteneza. Merzo kumva umuririmbyi wacu umwe, dufite umuririmbyi wacu umwe w'umukire yanwaye mu modoka ye. Ngenda numva indirimbo za korali yabo zivuga n'inyabizigira, n'inyambaraga iri kumwe natwe, nizadusiga, nizaduhana. Uranyuze ugasanga umuntu yatitiye, umuntu avuga ngo ndakwica. Uko kuvuga ati we utaranyica koko, ugatora ugahunga huri, ugatora ugahuva. Bambe. Ibyo muvuga Filipo yabwiye inkone y'umunyetiyopiya ngo ibyo usoma ibyo urabyumva. Niba ndategura inyigisho, izaba inyigisho ndende cyane, nzayishyira no kubihumuriza ibihumbi. Mfite channel yitwa ibihumuriza ibihumbi, nayise kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Amina, amina. Tugombye kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Umupolisi w'ibiro 50 abaho mu buzima bw'ibyo yizera. Ahagarara ku muhanda na uniform, agahagarika ibikamyo yashaka agahagarika 20 bigahagarara bikagendera igihe yashakiye. Kandi yitwa Rurangwa, yitwa Kayitare Oscar, yarabyawe na Munyaneza na Mariya nkuko nanjye navutse neza, arya ibitoki n'ibishyimbo, inyota imurya, imvura imunyagira agatitira, ariko kubera ko ariho mu buzima bw'ibyo yemera. Haleluya. Mwari muzi ko twemera biruta ibyo Putin yemera? Ni twebwe twemera ibintu biruta ibindi. Twemera Imana iruta isumba byose, ishobora byose. Twagombye kubaho ko makuru tuguru umuntu mucane. Mubwire ngo ugombye kubaho mu buzima bw'ibyo wizera. Ukajya uryama nk'ibyo wizera, ukabyuka nk'ibyo wizera. Haleluya! Kugira ngo ubwo buzima tububemo rero. Yesu ashimwe. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo bigire umumaro mwinshi nuko dusenga n'umwete. Umuntu umwe yagiye mu gitarane cya bonke, abonye ukuntu bonke abwiriza ubutumwa n'ibitangaza Imana imukoresha. Aravuga ngo Pasteur, ngo nanjye Imana yankoresha nk'uko ikoresha. Pasteur aramubwira ati atari kuze nje kukwereka aho mbikura. Barajyana bajya mu cyumba cye, bonke arapfukama amasaha 8, asenga avuga adaceceka amasaha 8. Uwo ngo amaze 30 aricara ararambye. Hanyuma birangije aramubwira ati Pasteur, ati ndabibonye, bwira umuntu mwicanya ngo ntago byizana. Marume yari afite ihene yitwa Ntibyizana. Bwira umuntu ngo ntago byapfa kwizana. Biva mu gusenga. Amen. Haleluya. Nagiye gusengana n'abantu babiri, tujya gusengera ahantu hirereye kure cyane muri pariki. Turagenda, noneho turimo gusenga, dutangira nka saa 3 dusenga. Ndasenga, bombi umwe kandi yari umupasiteri mugenzi wanjye, undi nawe ari umukozi w'Imana. Bombi baraceceka. Ndasenga saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, inyoni zivuga mbyumva. Noneho nta wasinziriye, nta n'uwasenze. Mvuze ngo amen, numva umwe aravuze ngo kuva mbayeho ngo nibwo bwa mbere numvise isengesho rimeze gutya. Uwo mupasiteri naravuga ngo iri sengesho ryakwica n'umuntu.
gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Nimureke kubipa. Mu masengesho karite na kantite byose birabara. Mu ruzi igifaransa yadusobanura ibyo bintu ra. Karite na kantite, ubwinshi n'ireme byose birabara. Hari aho ubundi habara karite gusa, ariko karite na kantite mu masengesho byose birabara. Amen, amen. Ireme n'ubwinshi. Ireme ni ugusenga uri umukiranutsi. Haleluya, haleluya. Ugasaba iby'Imana itanga, kuko hari n'ibintu Imana itagira. Hari ibintu Imana itagira. Ubarimo ngo yase ndaje mbikubwira neza usanga ari byo. Ubusa umugore wanjye wamusaba ikamuguha, iracyamufite se ko yamumpaye? Ntabwo imufite nk'umuntu yatanga nk'umugore. Uruganda rukora inzoga se yaruguha? Urukora itabi yaruguha? Ntabyigira ibyo. Uvuga ngo sha. Hari abantu umushumba wanyu yambwiye itora rya Karugira umukristo Karugira yangabiye inka. Kuwa mbere Pasteur Karangwa Pasteur Butera barayinzana inka nziza cyane. Pasteur yavuze ngo ati kandi nasije umunsi umwe tuzakugabira inka, ati nibatanye ngo nzayikwihera umunsi umwe muzaminka. Ndabizi ko mugomba kuba inshuti zanjye. Amen, haleluya, haleluya. Gusenga, amen, ntabwo ari impano. Usanga abantu bava ngo kanaka afite impano yo gusenga, ashwi ntayibaho. Mwari muzi ko ari impano? Oya, nimuvugishe ukuri rwose, nimukirarire. Yego abari bazi ko ari impano nibarambura ibiganza. Ni nk'abangahe mushumba? N'abandi buriya urumva bazizamuye gutya bifashe, ariko abantu benshi bazi ko gusenga ari impano. Bibaye ari impano, ntago Yesu yabitegeka abantu bose. Ujya ngo bose bategetswe kuba abashumba? Ntago abantu bose bategetswe kuba abashumba. Ntago abantu bose bategetswe kuba abahanuzi. Ntago abantu bose bategetswe kuba abaririmbyi. Bose ntibategetswe kuba ababwiriza butumwa, kuko ibyo ni impano. Ariko gusenga umuntu wese ni ubwitange, ni umurimo uwari wese ategetswe gukora. Uwitwa Yongeye yaravuze ngo gusenga ngo ni nko guhumeka. Ninde ufite impano yo guhumeka? Ntawe. Umuntu wese muzima ni ngombwa ko ahumeka. Umukristo muzima wese ni ngombwa ko asenga, kandi agasengana umwete. Haleluya. Kuba imbere y'Imana amasaha menshi. Ngiye kuvuga imirongo vuba abandika muyandike ntabwo tubisome. Luka 18:6-7 na A8. Haravuga ngo mbese nimwumvishe iby'umucamanza ukiranirwa yavuze ngo none ubwo bimeze bityo Imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro ngo mbese yazirangarana. Umurongo wa 8 ravuga ngo ndababwira ko izazirengera vuba. Iri jambo ryampaye uburenganzira bwo kwambura amasaha. Ibintu abarokore bambitse amasaha. Birwa isaha y'Imana, isaha y'Imana. Mwari muzi ko izo mvugo ari iz'abanyantege nke. Imbwebwe murazizi. Imbwebwe ngo yabonye imineke igitoki cyahiriye ku nsina. Noneho imbwebwe rero ntabwo zizi kurira. Irakira yihumura igize ngo ajya kurira, irurira birayinanira kurira ikongegagwa irangije ava izunguzumbu zava ngo ajyana n'umundi ntiwaruheye. Kandi gihiye kubera ko byayinaniye kurira. Abandi rero nabo banga isaha y'Imana. Ibintu byose babyambitse amasaha. Isaha y'Imana. Umuyarambaje ati none se reka mbabwire ibintu bigomba isaha. Kuvuga kwa Yesu byagombaga isaha. Kugaruka ko bigomba isaha. Ni amen. Ariko mwari muzi ko igihe abise bagomba kumara mu Egiputa iriya minsi atari Imana yigennye? Mwari mubizi? Ariko Imana yarayibonye. Yaravuze ngo urubyaro rwawe ngo ruzamara imyaka 100 arabaretwa. Ariko Imana yabwiye Aburahamu
ariko ntago ari Imana yabigiranye, ahubwo nuko ihera mu itangiriro ikavuga iherezo. Yarebaga igihe bazatakira. Kuva 3 umurongo wa 6 wa 7 n'umunani ngo numvise gutaka ubwoko bwanjye buntakira buri mu Egiputa, ngo manuwe no kubakiza. Ndagira ngo nkumenere ibanga, iyo badataka n'ubu baba bakiri mu Misiri. Ntago baba basenga Jehova, baba basenga Allah, baba barabatoje shahadu. Ariko Imana yarebye igihe bazatakira, ibona bazataka hashize imyaka 400. Ndagira ngo nkumenere irindi banga, niba ufite aho byandika byandike. Ikintu Imana itangira ubuntu ni agakiza konyine, ibindi nutabishaka ntuzabibona. Hanyuma amen, ngo mwumvishe umucamanza ukiranirwa yavuze, ubwo bimeze bityo Imana ntizarengera intore. Umva, bwa mbere ni intore, kugira ngo izarengera intore gusa. Ntago kubura intore, kubura umukiranutsi byonyine ntago bihagije ngo Imana ikurengere, ahubwo izarengera intore zitaka amanywa nijoro. Ngo ndababwira ko izazirengera vuba. Ninde wabivuze ibi bintu? Arabeshya. Vuba ni sangapi? Mbwira umuntu uti vuba ni sangapi? Vuba, vuga ngo vuba. Mbwira umuntu ngo niba ushaka gutabarwa vuba, iga gutaka amanywa nijoro. Uhereye nonaha utaka amanywa nijoro. Hari umukobwa nigishije amagambo yari amaze kugumirwa rwose, maze kubimwe. Ubundi jewe impamvu nakunda kwakira abantu maze kubwiriza, bantu baba baza bansanga, hari n'abaje ari sinabemberera, keretse babandi bari bansabye randevu. Impamvu ntabikunda nuko mba ngira ngo mbanze nkwigishe. Amen, haleluya. Noneho kandi nkaba ntabona umwanya wo kwigisha abantu kuba bangana nanarushye. Umuntu usanze mu rugo ndabaza nkamwigisha mbere yo kumusengera. Yesu ashimwe cyane. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Ikintu Imana itangira ubuntu nagakiza, ibindi nutabishaka ntuzabibona. Hanyuma kugira ngo rero usubizwe no gutaka amanywa nijoro. Ni njyewe wabyanditse, byandikishije ikaramu muri Bibiliya zanyu ntibirimo. Haleluya, gutaka amanywa nijoro. Ngeze ku rwego ushobora gupfukama amasaha 6-7. Imana yarambwiye ngo wabishobora ku manywa na nijoro, ngo yatunga abandi, yatunga abandi. Urashobora gutunga abandi utitunze, yaba ari umuherwe. Gutaka amanywa nijoro. Uwo mukobwa yararambwiye ati Pasteur, nsengera nabuze umugabo, ndamusengera. Ngezeho mwigisha aya magambo. Kuva uwo munsi ava ku buriri ajya ku musambi. Yarambwiye ngo nzongera kuryama kuri matera ndyamanye n'umugabo wanjye. Uko niko byamugendekeye. Yatatse amezi 6, kwa 7 Imana imuha fiance mwiza cyane. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Nasengeye madamu wanjye yapfuye amasaha 6, arazuka. Nta musozi. Ibi bintu ntaho nkunda kubibwira abantu, kujya kuko abantu bose bansaba kuyabasengera. Ndinde nyabasengera mwebwe mukora iki? Mbwira umuntu mucyo tumuntu urinda uvuna undakabwa ngo Pasteur ni musengere, harwambwe musengere, ejo nzakubwira umwuka ntarabivuga, umwuka wera babikubwira. Arinda bimbwira wowe wabimbwiye. Yesu ko yavuze ngo niba muri jya magambo nyaka mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Rimwe mu mahame 4 agenga itegeko ryo kwizera no kugira icyifuzo kigaragara. Amen, haleluya, haleluya. Noneho gutaka ndinda gufatira amasaha 6. Nose ubwo niba hano harimo nk'abandi umushumba yamwe ngo hano abakristo 1700. Ubwo ko nafata buri muntu amasaha 6. Abantu bakoze jenoside basanze no bacira imanza ngo bizafata imyaka 200 bashyiraho gacaca. Gacaca niyo bikimuye, kuko ntago umuntu yabarangiza mwese kubasengera keretse
mbigishije uko baroba ifi, buri wese akamenya kuyirobera. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Dore aho ruzingiye ni ugutaka amanywa nijoro. Yesaya 62:6-7. Yesaya 62:6-7, naho ndavuga mu mutwe haravuga ngo dore nshyize abarinzi kuri Yerusalemu, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Ryari na ryari? Umurongo wa 7 uvuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, ntimukamuhwemere kugeza ubwo nawe wakongeraho ibyawe, kugeza ubwo biriyuzabe, kugeza ubwo umugabo wazakizwa, kugeza ubwo abana bawe bazabohoka, kugeza ubwo. Haleluya. Bibiliya y'Ikirundi havuga neza, umurongo wa 7, Bibiliya y'Ikirundi havuga neza kurusha y'Ikinyarwanda. Iravuga ngo yemwe abibutse Uhoraho ngo ntimukaruhuke, ngo kandi nawe ntimumukundire ko aruhuka. Ntimukundire Imana kwiruhuka kubumva. Nijya kumva abakerubi yumve Angelique arimo gusenga, nijya kumva abaserafi yumve Francine asenga, yumve François. Haleluya. Ntimuyikundire kwiruhuka kugeza ubwo. Amaganya ya Yeremiya 2:19 haravuga ngo byuka uboroge mu ijoro, uhereye igihe batangirira izamu, utegera Imana ibiganza, uririra abana bawe biciwe n'inzara mu mahuriro y'inzira. Byuka uboroge mu ijoro. Murenge ngo bizapfa kwizana. Nabajije Imana, ndayibaza nti Imana, niko ngiye gusohorezaho hanyuma dusenge. Nabajije Imana, ese mwari muzi ko abarokore bose abagore bose b'ingumba basenga bose Imana yabwiye ko izabaha urubyaro? Ntimubizi? Abagore bose b'ingumba basenga Imana yabwiye ko izabaha urubyaro. Ibi bintu turimo turabihamanya. Abakobwa bose basenga Imana yabwiye ko izabaha abagabo n'abafiyemeri. Ndavuga basenga. Abashomeri bose basenga Imana yabwiye ko izabaha akazi. Abakene bose basenga Imana yabwiye ko izabakura ku cyavu ikabicarana n'ibikomangoma. Impumyi zose zisenga Imana yazibwiye ko izazihumura. Abarwayi ba sida bose basenga Imana yabwiye ko izabakiza. Noneho ndayibaza, ariko Mana, ubu si bya bindi umushonji wose arutarya? Niko nibwiye, ngiye mbwira Imana nk'inshuti yanjye, si bya bindi umushonji wese arutarya? Ubwo ko ni wowe wabivuze. Natangiye kubwira muri 91 ko Imana izankiza amaso. Uko ibivuga akagenda arushaho gupfa, kugeza ubwo ejo bundi akoyoze nk'ubi telefone imiransona mu mufuka waje ukayitwara. Noneho agenda arushaho gupfa kugeza ubwo ejo bundi mu kwa 12 dogiteri wa Bishenyi yarambwiye ngo banyandikiye inkoni, ngo ningende nguri inkoni, byararangiye. Ndamwana nzagaruka hano ndeba nta nkoni ndi buguri, nanze kuyigura inkoni y'abatareba. Noneho mbaza Imana, ese Mana ko twese barizo umuntu mwicanyi ko twese dufite amasezerano akaba atarasohoye, badupfunyikiye amazi, ese ni bya bindi umushonda arotarya? Umva ukuntu Imana yambwiye. Yarambwiye ngo amaze mva ni muri net. Yarambwiye ngo amen, ibintu byose byiza baguhanuriye niko Imana ibishaka. Ashaka bayera kurebye ingendo, ashaka bayera kurebye n'ikigabo kirekire kinini nka Pasteur David, akavuga ati iki kigabo gikwiriye vewiti, akavuga ati Imana iguhaye vewiti. Burya Imana irakwifuriza kuguha vewiti. Abemera ko Imana ari papa nibavuge ngo haleluya. Ababyeyi baraha bifuriza abana babo ko baziga bakaminuza bagatunga ama etaje mu mujyi wa Kigali bakaba abantu bakomeye nibavuge ngo haleluya. Ababyeyi baraha bifuriza abana babo ko baba abanyabwenge bakajya baba ba mbere. None se baba ba mbere bose
nk'abo muri garidiyeni, nk'abo muri bebi bose baba ba mbere, n'abo muri mido n'abo muri topu bose baba ba mbere. Ariko buri mubyeyi wese yifuza ko abana be bose kuva ku mfura kugeza kuri buca bose baba ba mbere. Ababyeyi bose bifuza ko abakobwa babo bashaka bakagira ingo nziza, bakagira abagabo babakunda. Haleluya! Imana yarambwiye ngo uko mukunda abana banyu, urukundo Imana ibakunda rukubye urwo mukunda abana banyu inshuro zingana n'iz'Imana ibaruta. Iyo mubyumva, hari umuntu wabyumvisha hano namwumvisha arimo arafashirizwayo. Iyo mubyumva mwakomye amashyi. Urukundo Imana igukunda ruraruta urukunda abo ukunda bose inshuro ziruta izikuruta. Vuga ngo mbega iranduta kuva hakugerayo. Mwari mwafata indorerwamo mukayirebesha mu yindi? Abantu ntago ari abantu benshi babikoze. Uzafata indorerwamo zingana, imwe uyirebeshe mu yindi, havamo indorerwamo zitagira iherezo. Zitagira iherezo, nubwo warebesha telescope ntiyabona iherezo yaryo. N'urukundo Imana idukunda narwo ntirugiriye ruraruta urwituruta, urwo dukunda inshuti zacu, urwidukunda ruruta urwituruta inshuro zingana n'izituruta. Imana rero itwifuriza ibyiza. Bwira umuntu umucanye kuruta ibyo wifuriza abahungu n'abakobwa bawe. Mushumba, abakristo bawe bose ntubifuriza ibyiza. Imana ibifuriza ibyiza biruta ibyo umushumba bifuriza. Haleluya! Imana ikwifuriza ibyiza biruta ibyo abantu bose bakwifuriza. Biriya byose byiza baguhanuriye rero, kandi nawe urabishaka. Amfasha. Nubwo mvuga ngo njya mu masengesho nkapfukama n'uwo mugabo twenyine, ariko yanyizeho umuhanuzi akavuga ngo mva kwivuza, ndabaza ngatega ugutwi ko nyine nkabaza nkabyumva, narangiza ngumya nkisengera. Yego, nta n'umwe udakunda kumva ukwivuze, ariko umva ukwivuze. Bwira umuntu umucana ngo umva ukwivuze. Imana ni papa, iravuga reka nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ni ibyiza ntago ari ibibi. Bibiliya y'Igifaransa ikavuga ngo hari amaproje, ngo hari amaproje, hari imishinga kuri biro de tide, ku meza y'Imana. Amina. Hariho umushinga wawe iyakwigiye ibintu byiza. Irambwira ngo n'ibyo batabahanuriye byiza ndabibifuriza. N'ibyo utarose, bwira umuntu usanga n'ibyo utarose mu nzozi, mumbwira ngo ibyo utarose mu nzozi, ibyo kanyarira batakubwiye, ibyo mu butayu bwo, ibyo prayer mountain batakubwiye, ibyo mu mazi y'ibyumba bataguhanuriye, byiza byose Imana irabikwifuriza, byiza byose, kuko uri umuhungu n'umukobwa wayo. Komera Imana amashyi n'ibyo bintu byemera. Umva ibyo abahanura, Bibiliya ivuga ngo abahanura bahanura hagace. Haleluya. Reba amaso y'umuntu mwicanye useka, mubwira ngo baguhanuriye agace, warose mu nzozi agace. Ibyo Imana ikwifuriza biraruta biriya kure 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 kure. Nuko mbaza Imana, none se kubera iki bidahita bitaba? Imana iramwe ngo hari ahantu mbibafitiye, mugomba kuzamuka mukabifata. Ngo rero umuntu mwicaye mwe ngo ntabwo Imana izabikunagira, ntabwo izabinaga. Mubwire ngo ntabwo izabinaga sha. Hanyuma rero, haleluya, umva urwego rubigeraho ni ugutaka amanywa nijoro, ni ugusengana umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Witwa Kitoko yararimbye ngo aho niho ruzingiye. Reba amaso y'umuntu mucane mubwire ngo naho ruzingiye. Umusekera umubwire ngo Pasteur Kayitare akwigishije kuroba ifi. Kaza umuntu wese wicaye ahaguruke. Imana yashaka ko abantu bari muri iterano mwese muhinduka binginzi kuva uyu munsi.
witwa Jaore mu gatabo yanditse kitwa CTV Aleluya yaravuze ngo gusenga ni trick ni cy'abantu bazi igifaransa nagakoryo Imana yashyizeho izajye ibonanamo n'abahungu n'abakobwa bayo muzajye muri library ya ADEPR harimo udutabo tubiri tukura amafaranga make kamwe kagura 500 akandi nyine kagura 300 muri library hariya muzajyeyo mu gakinjiro kamwe kitwa umuntu ukoresha bwanditse mu kinyarwanda kamwe kitwa umuntu ukoreshwa n'Imana kanditswe na Festo Kivengeri akandi kitwa itorero rizima cyangwa iripfuye nibwo muzamenye ko mugomba gusenga bwira umuntu mucene ngo baragusize abandi baradusize mwari muza gahenge dufite nabo barozi mwirwa muvuga nuko ntabahari iyo bari bahiba barya babarya amen haleluya 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 abandi bageze ku rwego muri murumva bazobambwira umuntu ugeze ku rwego asenga amasaha 19 avuga adacicika witwa Dag wo muri Ghana asenga amasaha 7 ku buryo niyo asinziriye arota asenga bya bindi umuntu asinzira akirwa avuga ibyo yiriwemo we arasenga umugore wakumva arimo gusenga anasinziriye ni musenge kugeza ubwo umuntu asinzira mugomya gusenga ku buryo ubuzima bwanyu bwose buhinduka amasengesho Yesu aravuze ngo izabarengera vuba abataka amanywa nijoro ntago ndi bubasengere uyu mugoroba buri wese niyisengere Mana turi imbere y'amaso yawe dutsindiwe imbere yawe ntago twasenze uko bikwiriye ntago twatatse amanywa nijoro twabaye abanebwe twabaye abanyantege nke tubabarire mu izina rya Yesu ndasenze ngo umwuka w'amasengesho afate abantu bawe umwuka w'amasengesho afate abagabo n'abagore umwuka wo gusenga afate abasore n'inkumi umwuka wo gusenga afate buri wese hano uri Imana urashoboye uri Imana yo gupfukamirwa no kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa dushoboze Mana kuba abinginzi twese dushoboze gutaka amanywa nijoro mu izina rya Yesu buri wese gusaba kugeza hawe gukomanga gushaka kugeza abonye gukomanga kugeza akinguriwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndavunagurira umwuka w'ubunebwe ndirukana abadayimoni bo kudasenga rarabaka wawasha mwami w'abami mutwaro utwara abatware tugire neza twese uko turaha uhabwa icyubahiro uragikwiriye tugukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi mu izina rya Yesu amen iyo abari igihe wari uyoboye gahunda uzikumva mbigenje iyo bari igihe wari uyoboye gahunda mba mbabwiye ngo buri wese ubwo twasengaga buri wese atahasenga ufatire ukomerezeho hari umupasiteri inshuti yanjye yarambwiye namwigishije gusenga kandi n'umupasiteri mu mapasiteri bakuru rwose namwigishije gusenga atangira gusenga arasenga noneho yirirwa asenga amanywa nijoro nushaka rero ibyo rero nibyo bizakuzamura ukinjira mu gicu ukagera muri ya karitsiye nabwiye abakari nimusenge urabyemerewe umwenda wakingirizaga hera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo muri mwe niba hari urwaye nasenge niba hari ubabaye nasenge niba hari unezerewe naririmbe niba hari ubabaye nasenge niba hari urwaye natumira abakuru b'itorero bamusengere nabyo biremewe no gusengerwa biremewe amen ariko yewe mbabwije ukuri nsengerwa gake kenshi ndisengera umuhungu wanjye witwa Mugisha yigeze gufata yigira gutya ndamazana umuhungu wanjye ntusigaye uri umusore ngo ni njyewe wabyigize bwira umuntu umushaka ngo nawe byigire gira ibintu wigira reka nsoreze ku gato hari umunyamasengesho w'umusuwisi witwa Jean Schwabe
yarafite groupe bitaga edition Maranatha. Mbere ya jenoside amareviye twajyaga tuyabona, ubu nta kiriho Jashuwabe. Mwari muzi ko amasengesho ye ariyo yabuje intambara ya kabiri y'isi kugera mu Busuwisi. Amasengesho y'iyo groupe yabo. Mwari muzi ko yahanuye ko Uburusiya buzarasa Uburayi nucléaire. Ubusuwisi bukarokoka kubera ayo masengesho. Ngo yahishuriwe Hitler ari kuzimu, ngo arimo atonganya Jashuwabe, ngo niwe wambujije kwigarurira Ubusuwisi. Amen. Bwira umuntu mucanye ngo senga kugeza ubwo hari ibintu buza kwigarurira ibyawe. Nimusenge kugira ubwo mugihe. Noneho akantu nshatse gusorezaho kanyumije. Hari filime yahimbwe n'uwitwa Martini. Iyo filime yasebyaga Yesu ku buryo ngo abantu bayirebaga kimwe cya gatatu cy'abarebaga iyo filime bose baragwaga kubera imyuka mibi yari muri iyo filime. None uwo Martini ngo ayerekana muri Amerika, mu Bufaransa, n'umufaransa witwa Martini ufite ubwenge bw'igihugu bwa Amerika, ayerekana muri Aziya. None ubwo uwo munsi rero ngo yari kuyerekana mu Busuwisi. None ari buyerekana mu Busuwisi, abantu bose rero bari bazi ko Jashuwabe asenga. Ugomba gusenga kugeza ubwo abantu bose babimenya. Mwari muzi ko n'abasiramu bajya baza ngo mbasengere. Umupadiri umwe, padiri mukuru, yarantelefonnye bamuroze. Arama ngo pastor ni ngo bandoze, ngo none ngo rwose ngo bambwe kusenga, ngo ndangira utuye. Araza n'umushoferi we kuguru kwabyimbye, ndamusengera ahita byimbuka. Ndamubwira ngo vuga ngo mwami Yesu, ati ndamwatuza Yesu. Noneho birangije aramubwira ngo pastor ngo ntago nari nzi ko hari Imana ikora ibitangaza bimeze gutya. Ni none se izina ryayo rya Emmanuel muri sobanura muti? Ngo ntabyo nari nzi. Arakira, aranakizwa. Noneho abantu bose bagombye kumenya umunyamasengesho usenga atyo. Abantu bose bagombye kumumenya. Noneho umva ingorane ziriho rero. Abantu bamenye abahanuzi kandi nta cyahindutse. Kuki bidahinduka? Nushaka kugira inshuti, uzagira inshuti y'umunyamasengesho yagutabara, yanakurwanirira. Noneho ngo n'ababikira n'abapadiri baramutelefona bati twamenye ko ya filime mbi igiye kwerekanwa iwacu. Ati none senga. Ahamagara iyo groupe ye, batangiye gusenga ngo bahishurirwa ingurube 50 zinyuze imbere yabo zanduye. Ubwo ngo yaratangiye gusengera abantu bayikina ngo Imana ibagenderere. Imana iramubwira ngo aba bantu ngo mwere kubasengera, ngo batutse umwuka wera narabaciye. Ngo ahubwo iyo musenga hakiri kare ngo mba nayibujije kuba. Ifate gutya. Uvuge ngo kubera iki Imana itayibujije kuba badasenze? Kuki itayibujije? Zakariya 5 mu gatabo yanditse kitwa Rochomede de la prière victorieuse. Yaravuze ngo Imana izareka abadayimoni bajye birirwa bakuniga igihe uzaba utarasenga. Izareka imyuka mibi yigarurira abawe mu gihe uzaba utarasenga. Kubera nyine wowe ni wowe. Mwari muzi ko Yesu yambuye Satani imfunguzo. Nabajije abantu ngo imfunguzo Yesu yambuye Satani yari yazikuye. Yari yazikuye he impanda? Nikorari impanda mbajije. Imfunguzo Yesu yambuye Satani yari yazikuye. Yari yazikuye impanda. Mbariza umuntu mucaye ngo koko umva niko Imana yabirangara ku buryo Satani yayiba imfunguzo. Mwari muzi ahantu Satani yazivanye? Yazambuye Adamu. Yazambuye Adamu. Kuko Imana imfunguzo n'ubutware yari ihabwa Adamu bwo kwita ibintu byose amazina no kubigira. Noneho Yesu amaze kuzambura Satani yazijyanye, yazishubije Adamu. Haleluya. Yazishubije Adamu. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Haleluya. Kubaho mu buzima bw'ibyo twizera. Yesu ashimwe cyane. Wamahano nigishiriza abantu, nigeze mbwira umushumba umwe namwana impamvu abakristo birirwa babatuka ku maradiyo, ku mateleviziyo, ntago bigishijwe.
umukristo wigishijwe ntashobora gutinyuka gutuka umushumba we, kuko hari inyigisho mfite ivuga ngo ntibakorwaho. Niba ushaka utazakenyuka ujye ureka abashumba b'abandi, uzandike uwabimitse ariwe uzabiyicira. naho nubatunga intoki Uwiteka azazivuna. Umwe yarambaje ngo none se ngo nzabwirwa n'iki ngo abanyamavuta n'abatayafite? Niba utabazi bose uzabihorera, uzajya urekerayo. Niba utazi kubatandukanya wacecetse, niba udashaka kwiyahura. Noneho ubwo baje Shuwabe, Imana yababwira ngo iyo musenga hakiri kare mba nayibujije kubaho. Bwira umuntu mucane ngo yisenga hakiri kare, Imana iba yarabibujije kubaho. Bya bindi biriya byose byabaye usenga hakiri kare, Imana iba yarabibujije kubaho. Noneho kuva ubwo mwari muzi ko iyo ngiyo ariyo ya nyuma yabayeho, nta yindi irongera kuba. Basengaga hakiri kare, ibimashini byabo bigaturagurika, ibitambaro bigashya, kugeza ubwo birangiye nta yindi filime yongeye kubaho. Iyo ngiyo ya bene ubwo bwoko.